kwirembo ubari kwirembo nukwaraje kandageze kwirembo ibyerekana kuza kwe biri utakuboneka kandi tugiye guhabwa kubaho kwiteka kwirembo 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 ubari kwirembo nukwaraje kandageze kwirembo maze ntambara izashira nabwo amahoro azahora keretse ibyaha n'urupfu byatsembwe na Yesu kwirembo 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 ubari kwirembo nukwaraje kandageze kwirembo mw'isi yagizwe nshya niho tuzaba witeka udapfa kwakuye gupfa dushize agahinda kwirembo 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 ubari kwirembo nukwaraje kandageze kwirembo abarokotse ibyago byo hasi bazakoranya abazatumira azajyana nabo umwami nagaruka ikondera rye rizavuga amateka azaba agiye gucibwa azaba yabararitse ukazabahamagara azaba yabararitse abazatumira azajyana nabo uwo munsi abapfuye muri Kristo bazazurwa bazava mu bituro nkawe rwose abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru ubwo azagenda azajyana nawe azaba yabararitse ubwo azabahamagara azaba yabararitse abazatumira azajyana nabo niho tuzajya dukorera umwami tudahwema tuzajya dusingiza urukundo rwe maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mu isi tuzateranwa tujyanwe mu ijuru azaba yabararitse ubwo azabahamagara azaba yabararitse abazatumira azajyana nabo tubane n'umwami kumvira ijambo rye atujyana mu nzira nziza tumwumvire rwose akabana natwe n'abamwizeye yuko
ntakingirizwa nta gicu gikuba byeyurwa no kumwenyura kwe nta shiti n'ubwoba mbona nigishika bimarwa nuko tumwizeye yumvira n'akandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose nta kitubabaza nta shavu tugira ni uduhembura imbu zose ntabwo ronisari nta n'umubabaro tuzahirwa nitumwizera yumvira n'akandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose ntabwo twiyungura kugira ibyishimo kugeza ko tureka byose kubw'imbabazi ze Imana yatanga n'ingororano zabizeye yumvira n'akandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose tuzajya twishima turi kumwe nawe tuzagendana nawe iteka tumwumvire rwose azajya dutuma ntacyo tuzaba tugitinya yumvira n'akandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose ibyo nkora nkiriwaho bizarangira ubwo kudapfa kuzakura gupfa nimara gukira nzabona umukiza wanjye kandi azabanyakiranye ibyishimo nzamumenya nzahagarara imbere ye ngize nzamumenya mbonye inkovu mu biganza bye zaneze wambonye uburanga bwe buhebuje n'amaso yake arabagirana nzajya musingiza mpimbawe n'urukundo rwe ko yambonereje aheza mu ijuru nzamumenya nzahagarara imbere ye ngize nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye ntabwo mvuga badusezeyeho bajya kure ahubwo twatandukaniye ku cyambu nitujya mu ijuru ntakiza dutandukanya cyane ndifuza kubona umukiza nzamumenya nzahagarara
mbonye inkovu zo mu biganza bye. Azanjyana mu mudugudu utaba mu ishavu, niho nzambarira imyambaro yera. Nzaririmbana nabere indirimbo ya Mose, cyane ndifuza kubona umukiza. Nzamumenya, nzamumenya, nzahagarara imbere ye nkize. Nzamumenya, nzamumenya, mbonye inkovu zo mu biganza bye. Hari igihugu cyiza cyane basezeraniwe n'Imana, tunitegereze twizera ko gatari tuboneza. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza tuzahurirayo bagenzi. Tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abanyarire. Ntituzongera kubabara, tuzaba dushize agahinda. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Tuzasingiza Data cyane, umwabazi yatugiriye, no ku buntu bw'urukundo rwe, n'umugisha yatungukiye. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Haleluya, Amen. Imana ni nziza Ibihe byose. kandi ibihe byose. Imana ni nziza, niyo kamere yayo. Reka tugire amagambo magufi dusoma mu ijambo ry'Imana muri Yesaya. Yesaya 26 umurongo wa 19. Muratanga ituza, hanyuma dusoma aya magambo dukomeze gahunda. Ni amagambo arimo ibyiringiro by'umuzuko. Ni amagambo buri muntu wese yagombye gutekereza kandi akamufasha. Aravuga ngo abawe bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka. Baririmbe kuko ikime cyawe kimeze nk'igitonda ku byatsi, kandi ubutaka buzajugunya abapfuye. Amen. Rero ibyo byiringiro bibi byacu twese mu izina rya Yesu. Amen. Reka noneho dusabe aba basore n'ubundi bakomeze, twe kuzuyaza, ntabwo bari kunyuma. bari abashinzwe kururutsa umurambo. Mwebwe mushinzwe kurutsa umurambo, n'ubundi muze mutegura uburyo bwo kurutsa umurambo. Ababishinzwe abandi babishinzwe babafashe. Hagarike cy'umutima, bibwire Yesu, bibwire Yesu, ubabajwe no
ituza rihererane Yesu bibwire Yesu niwe nshuti y'ukuri ntubirinde nshuti wanye nawe yubana nawe cyane mezubura ntuguza amarira bibwire Yesu utotezwa n'ibyawahishe ihererane Yesu bibwire Yesu we nshuti y'ukuri ntubirinde nshuti wanye nawe yubana nawe cyane ujyutega gushema n'ibyago bibwire Yesu baranditse ngo gufata twiringiye Yesu kubera no gusinzira ntawe ukangurwa amarira ntawe umwanzi ashikirayo gusinzira muri Yesu ni ibintu byiza ni amahirwe y'abizeye ko bazahabwa ubugingo buhoraho gusinzira muri Yesu no gukangurwa nawe ni imbaraga y'umukiza ntabwo izabuzwa n'ibyago gusinzira muri Yesu kuzurwa n'ijwi ry'impanda maze ibituro bivemo abera bose barame Imana ihabwa icyubahiro aruhukire muri iyi mva igihe dutegereje Kristo ko agaruka mu izina rya Yesu. Byiringiro
abana rero baraza hafi mushyingure muzehe na mama baze hafi n'abandi umuryango mukomeze umusaza tujyana Mukiza
niwe ngenye mumye singiri icyo nitaho rwose nshakagukiza aminda kwizigira mukiza wanjye mwiza nicuzi imbere yawe mwami Yesu mwizubu nakwifujije kera byambabazwa n'ibyaha Yesu ambwira neza ati mukizi ibicumuro mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza nicuzi imbere yawe mwami Yesu mwizubu ubona wiyereje simbuzwa n'iby'iyi si uwawe bose mami uhari ibyanjye byose mami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza icuzi imbere yawe mwami Yesu mwizubu ndiringiri ibyo uvuga wamviriye amaraso ubundi nsigaranye witame icyubahiro mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza nicuzi imbere yawe mwami Yesu mwizubu nezezwa nuko nkize Yesu ni unkomeza ntahenge nsigaranye nitami icyubahiro mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza nicuzi imbere yawe mwami Yesu icyuma kiri hejuru cyane ntabwo rizosinya irayo bagenzi ibyo nkora ngiriwaho bizarangirira ubwo kudapfa kuzakura gupfa nimara gukira nzabona umukiza wanjye kandi azabanyakira n'ibyishimo nzamumenya ndahagarara imbere ye nkize nzamumenya mbonye uzo mu biganza bye nzanezerwa mbonye uburanga bwe buhebuje n'amaso yake yarabagirana nzajya musingiza mpimbawe n'urukundo rwe ko yambonereje aheza mu ijuru nzamumenya nzahagarara imbere ye nkize nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye ntabwo mugaba dusezeraho bajya kure ntabwo twatandukaniye ku cyambu nitujya mu ijuru nta kiza dutandukanya cyane ndifuza kubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ye nkize nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye azanjyana mu mudugudu utaba mu ishavu niho nzambarira imyambaro yera nzajya
nabera indirimbo ya Mose cyane ndifuza kubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ye nkize nzamumenya uzo mu biganza bye hari imbaraga mu maraso ya Yesu Mwana w'Imana Yesu urashaka kugaburane wizeye amaraso ya Yesu icyakwezi bisinga by'ibyaha amaraso y'umukiza ari imbaraga mu maraso y'umwana w'intama ari imbaraga mu maraso ya Yesu Mwana w'Imana urashaka gukenera Yesu izera amaraso yagiza urashaka kurya umusingiza izera y'amaraso ye hari imbaraga mu maraso y'umwana w'intama hari imbaraga mu maraso ya Yesu Mwana w'Imana Yesu nazahunga Yesu reka dusabe ufite gushyiraho umusaraba yegere hariya maze bawushyire mufashe mwere mwegera mugabo hirya cyangwa yojya ugere hariya utyo nakwereka uko ari bushyireho urareba aho hari ngana yakwereka mufashe fundi shyira ngo kakwereka usura byanga reka noneho dusabe uwo twahaye gahunda y'indabo kugira ngo adufashe ko baza gukurikirana kandi abafite indabo baze kwegera hino kuko hari igihe usanga bageze usanga bakabiri inyuma bikatugora mu masaha ariko n'abazizanye hafi ngo abantu ngo bari bashyiraho indabo baradufasha bajye baca mu ruhande bazishyiraho hano kugira ngo n'abantu begere inyuma gatoya abajya ashyira indabo baca hano batya noneho reka duhe umwanya ufite gahunda yo gushyiraho indabo adufashe kugira ngo dukomeze gahunda ngiye gutangirana n'umuryango wa Bushati baraza kugira ababeretse bashyireho ururabo hariya hanyuma baraza gukurikirwa n'umuryango wa Shyaka umuryango w'umusaza baregera hino bafatanye nawe kugira bashyireho ururabo hariya ndabo muzifate abashinzwe kuzitanga muzifate kugira imbaraga hagarara yego bagufashe wegera uwo musore hirya kwemeza ko uri burufataze kuba hagati ya bose nuko bakoraho niba ntaguruke niba ariko niba ntacyo niba oya niba niwe abadufasha bari hamwe na bucura bamuzane niba ari hano hafi mumureke niba na mama ni bamuza mama nawe naze
mama nawe nibamuzane abandi mwaba mukomeza indirimbo ntacyo bitwaye Yesu nazumije muzahunga Yesu nazumije muzahunga impunzi zazo mu manure hanyuma bishwa be nabo bakurikiraho nabo ntacyo bitwaye bahurura akareke nugashaka hari inshuti za Nyiramucyo na Aline nazo zakurikiraho inshuti za Nyiramucyo na Aline hanyuma harakurikiraho abanyeshuri inshuti ze z'abanyeshuri n'abandi nk'abo biganye begere hino bashyireho ururabo niba bahari begere hino abanyeshuri biganye b'inshuti ze begere hino yaje mwegera hirya abanyeshuri bari kumwe n'uyu nawe ubwo bamwegere hariya abanyeshuri biganye n'uyu mwana nibo bari gusabwa kwegera hano hino niba bahari niba ntabaho nta kibazo yabikora nta kibazo yabikora nta kibazo izina ryabo ntacyo bitwaye hanyuma harakurikiraho umuryango wa Tumusingize famiye ya Tumusingize niba hari n'undi wazanye ururabo uwo ari we wese waruzanye twamuha umwanya nawe akarushyiraho reka noneho kuko dushoje iki gikorwa tugiye gusenga nitumara gusenga dusaba umuyobozi w'umuryango kugira ngo agire icyo abwira abari aha ngaha ahasigaye tubone dukomeze aho turi bukomeze ari butubwire nawe tubone dutahe murakoze reka dusenga Imana Mwami Yesu udukunda cyane uri mu ijuru ryera turagushimye tunejejwe nuko ari ujya wita ku buzima bwacu mu gihe bitari ngombwa kuko tudakora ibyiza ariko kuko watwihanganiye hakaba hari benshi turi guhumeka uhabwa icyubahiro reka tugushimire ko nta bibaho utabizi kandi iyo bibayeho tuba tugomba kunyurwa nuko nta kundi twabigenza kuko turi abana b'abantu rero ubizi uri Imana ujya utegura imitima yacu kumenya igihe cyacu gisigaye kugira ngo tugikore mu ibyiza ukagaruka tuzahabwa ubugingo buhoraho uyu mwana rero kuko ari wowe uzi amaherezo ye tusabye kugira ngo ukomeze umuryango w'abasigaye kandi ababyeyi be ubahe kumenya kuri Imana ikomeye ko nabo bitaho kugira ngo nabo nibakomeza kukwiringira ukagaruka bazahabwa ubugingo buhoraho igitondo cy'umuzuko ubwo gihari kandi tukaba dufite kwizera uzaduhe kugutegereza twihanganye uzaturinde gucika intege muri uru rugendo rw'ubuzima bugoye kugira ngo isi nirangira tukaba twarabonetse umugabane bagukiranukiye tuzarakuganirwa tugiye gusubira aho twaturutse turabisabye ngo bari natwe kandi mwukabura akomeza kuvuga bari aha ngaha bakomeze umutima kugira ngo twese dukomeze tube mu buntu bwawe tugusabye tubyizeye mu izina rya Yesu noneho reka dusabe umuyobozi w'umuryango kugira ngo agire icyo tubwira ahasigaye dusoze abasigara ku mirimo yo gufinansa aha ngaha baraza kubikora maze tubone dutahe murakoze murakoze mbere na mbere maze kubashimira mu by'ukuri kino ni igikorwa umuntu atakora wenyine none umuryango uri hano inshuti bavandimwe mbashimiye ubwitange mu buryo butandukanye mwakoze kugira ngo kino gikorwa tube twigejeje aha ngaha mwakoze Imana ibahe imigisha rero mu bindi tugiye kugenda aho twari turi hara kwa Karambisi n'ubundi
niho turi bukarabire ibindi turabibabwira tuhageze. Murakoze. murakoze mujyane n'amahoro y'Imana twerekeza ari ahantu basiganira murakoze. Oya tutahanyiki. Oya tutahanyiki. Mana tutahanyiki. Mana tutahanyiki. Mana tutahanyiki. Mana tutahanyiki. Mana tutahanyiki.